are back. Turongeye turagarutse, nongeye kubaha ikaze kandi nari mbakumbuye cyane ndetse ndizera ko namwe ari uko, kandi nejejwe nuko mwahisemo kubana natwe uyu mwanya ubwo mugiye gukurikira kino cyigisho kindi mu ruhererekane ruvuga ngo guhindura imyambaro. Dufite byinshi tugiye kwigana kandi noneho ubu ntacyo ndibuze kubanza gukosora, ahubwo tugiye guhita twinjira mu cyigisho. Niba inari inshuro ya mbere ukurikiye bino byigisho, turakwakiriye kandi tugusabye kuba umwe mu banyamuryango w'abakurikira bino byigisho bivuga ku byo guhindura imyambaro. So welcome one, welcome all. Ikaze kuri buri umwe kandi ikaze kuri buri muntu wese, ndetse ndizera ko mufite Bibiliya zanyu n'ikaramu n'aho mwandika, kandi ko dufite n'amatwi yo kumva iby'Imana igiye kutubwira uyu mwanya byerekeranye no guhindura imyambaro. Mureke dusenge. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu ko wongeye kuduha umwanya wo kwiga kino cyigisho, bityo turagusabye kugira ngo ubane natwe kandi utuyobore kugeza ku musozo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. So for the past 2 weeks, we have been dealing with modesty from the perspective of Mu byumweru bishize twagiye tubona iby'imyambaro ikwiriye ndetse no kwambika ubwambure bwacu. Twarebeye hamwe iby'imyambaro itandukanye, ariko umwambaro ukwiriye icyo ni ikintu gifite ubusobanuro bwinshi cyane, kandi ibyo birenze kuba ari umwambaro wambitse gusa ubwambure bwawe no kutabugaragaza uko uteye, ahubwo nanone ugaruka kwiyoroshya mu myambaro. Bigaruka kandi ku kwirinda kwibona no kwifuza ko abantu bose baturangarira bitewe n'imyambarire yacu, kandi si mu myambaro gusa ahubwo no mu mico yacu muri rusange, kuko twabonye neza ko uko twambara bigaragaza imico yacu iyo ariyo ndetse n'ikiri mu mitima yacu icyo ari cyo. Ibyo rero nibyo tugiye kuganiraho cyane uyu mwanya, kandi abenshi nk'uko mwabonye umutwe wa kino cyigisho the subject, look at me, uravuga ngo ni mu ndebe, umwuka w'ubwibone versus the meek and quiet spirit. cyangwa umwuka wo kwiyoroshya no kwicisha bugufi. Turareba kandi ku by'imyambaro yera y'abantu bera. Twagiye tubona neza ijambo rivuga ngo twaba turya cyangwa tunywa cyangwa dukora ikindi kintu cyose, dukoreye byose guhimbaza nde? Mbese ni ukwihimbaza? No. Oya, Bibiliya ivuga mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 31 ngo dukorere byose guhimbaza Imana. Ubwo rero imyambaro yacu igomba kuba nayo ihimbaza Imana. Twabonye kandi amahame yo guhindura imyambaro tuyarebereye mu buturo bwera, ndetse ni ikintu cyiza cyane. Nanjye ubwanjye nanyuzwe no kwiga ibyigisho by'imyambaro mbirebeye mu mboni z'ubuturo bwera. Tugiye gukomereza aho ngaho rero, kandi noneho turimbika cyane. Rero mu rwambere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9, The Bible says, ye are a chosen generation, a royal priesthood. Bibiliya iravuga ngo mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'ubwami. A what? A holy nation. Hakurikiraho iki? Ishyanga ryera, abantu b'umwihariko Imana yaronse. Iryo somo riranavuga ngo tugomba kwiyamamaza ishimwe rye yaduhamagaye, ikadukura mu mwijima, ikatugeza mu mucyo wayo w'itangaza. Rero hano turabona ko twitwa ishyanga ryera, kandi nanone twitwa abatambyi b'ubwami. Kandi tubirebeye mu mucyo w'imyambaro, Imana nayo yadukuye mu mwijima w'imyambarire y'isi, mu mwijima wo kuramya ibigirwamana mu myambaro, tugeza mu mucyo wayo w'itangaza w'ubugorozi mu myambarire. I'm so thankful that the Lord has opened my eyes. Shimira Imana cyane ko yafunguye amaso yanjye ngo mbone ibyari no vugurura mu myambaro, kuko byambereye umugisha ukomeye cyane kubyiga no kubishyira mu bikorwa, hamwe n'indi migisha y'ubwoko bwinshi butandukanye ijyanirana no guhindura imyambaro. And why? Why has God called us out of the darkness of worldly fashion? None se ni ukubera iki? Ukubera iki Imana yadukuye mu mwijima w'imyambaro igezweho y'ab'isi? Ni ukugira ngo twamamaze, tugaragaze cyangwa tubere urugero, twereka abandi uko Kristo muzima akwiye kwambara. Iyo abantu batureba bakwiye kubona Kristo muri twebwe, kandi bakabona ko turi abayoboke ba Kristo. Rero ndifuza ko tujya kuri screen hano ubwo tureba iby'imyambaro tubirebera mu mboni y'ubuturo bwera. So it says, in the tabernacle service, mu murimo wo mu ihema ry'ibonaniro ryo mu isi, Imana yari yaratanze amabwiriza yose yerekeranye n'imyambaro y'abayikoreraga imbere yayo. Ibi nibyo bitwereka neza cyane yuko yita ku myambaro y'abavuga ko bayikorera ubu ngubu. Now, do we claim to serve God? Yes, we do. Mbese tuvuga ko dukorera Imana? Yego turabivuga.
bino nanone rero biratureba. Harakomeza ngo amabwiriza y'umwihariko yari yaratanzwe ku byerekeranye n'imyambaro ya Aroni, kuko imyambaro ye yari ifite ikishushanya. Uko niko imyambaro y'abayoboke ba Kristo, nimwumva uko agereranya hano, niko imyambaro y'abayoboke ba Kristo igomba kuba igira icyo nayo ishushanya. Muri byose tugomba kuba bagaragaza Kristo. So in our dress, we are not representing ourselves. Rero mu myambaro yacu ntabwo tuba twigaragaza, nta nubwo tuba tugaragaza inganda z'imyambaro, kuko abenshi bakunda kwambara imyambaro iriho amazina atandukanye, nko kugira ngo berekane uko ihenze, bati wenda nambaye imyambaro y'uruganda rwa Gucci cyangwa se y'urwa Louis Vuitton, kuko wenda baba bahembwa kandi bakamamariza izo nganda. Twebwe rero tuba tugaragaza Imana yo mu ijuru. Nimureke dukomeze. It says here, our appearance in every respect. Haranditse ngo uko tugaragara mu kintu icyo ari cyo cyose bigomba kurangwa n'iki? Bigomba kurangwa n'ibi bintu bitatu, ari byo isuku, ukwiyoroshya ndetse no kwera. So where can we find these specifications of Aaron's dress, how the priests were to dress in the sanctuary? None nihe twasanga aya mabwiriza y'umwihariko yerekeranye n'imyambaro ya Aroni, nuko abatambyi bagombaga kwambara mu buturo bwera? Dushobora kubisanga nk'uko twabibonye mu cyigisho gishize, kandi ndizera ko mugenda mubyandika. Nimumbwira aho dushobora gusanga amategeko Imana yahaye abatambyi ko bagomba kwambara. Ndatekereza ko muhibuka, ni mu gitabo cyo kuva mu gice cya 28. Ndifuza by'umwihariko kubasomera amasomo abiri, kuko agiye kuba ari ingenzi cyane mu cyigisho cyacu. Verse 2 says here, Ku murongo wa 2 hano haranditse ngo, and thou shalt make holy garments. ubohere mwene so Aroni imyambaro yera. Ngo yari imeze ite? Yari imyambaro yera iyo kumutera icyubahiro n'umurimbo. Rero hari ibintu bitatu nshaka kuvuga hano. Ngo imyambaro ya Aroni yagombaga kuba imeze ite? Kandi mwibuke yuko Aroni yari umutambyi mukuru, mu yandi magambo ashushanya Kristo. Kubera ko Yesu Kristo ari we mutambyi wacu mukuru, niwe gitambo cyacu ariko kandi ni nawe mutambyi mukuru. Rero yagombaga kwambara imyambaro yera. Mbese Yesu Kristo arera? Yego, icyerekeranye n'Imana cyose kirera. Rero Aroni yagombaga kuba uwera mu mico ye, kandi imyambaro ye yagombaga kugaragaza uko kwera. Hano rero haravuze ngo imyambaro ye yagombaga kuba yera. Igihe rero twambara imyambaro yacu, tugomba kwambara imyambaro yera, ariyo myambaro Imana yaduhitiyemo kwambara. Kandi nanone iyo myambaro yera igomba kuba irangwa na bino bintu bibiri: icyubahiro kandi irimbisha uyambaye. Twabonye mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 10:31 ko ibyo dukora byose dukwiye kubikorera guhimbaza nde? Dukwiye kubikorera guhimbaza Imana. Iyo rero hano bavuze ngo iyo myambaro yagombaga guha icyubahiro Aroni, ntabwo kwari ukugira ngo uwo mutambyi mukuru yihimbaze, ahubwo kwari ukugira ngo intekerezo n'ibyiyumviro by'uwo ari we wese ureba umutambyi mukuru byerekezwe ku Mana, binabatere kubona icyubahiro cyayo. None icyubahiro cy'Imana kivuga iki mu byanditswe byera? Kivuga imico y'Imana. Igihe rero abantu bareba imyambaro yacu, mbese bashobora guhita bamenya ko turi Abakristo? Mbese bahita bamenya yuko turi abagaragu bisumba byose? Baba babona imico y'Imana no kwera kw'Imana, cyangwa se ahubwo babona umuntu ushaka kwihimbaza no kwiyemera ubwe? Mbese abantu babona iki iyo barebye imyambaro yawe? Baba babona umuntu umeze nk'uri kubwira abantu bose ati, mundebe kandi nimunyiteho, murebe ukuntu imyambaro yanjye irabagirana n'ukuntu isa neza? Cyangwa se imyambaro yacu igaragaza umuremyi wo mu ijuru? Nanone kandi iyo myambaro igomba kuduhesha ubwiza. Ikintu cyose cyakorwaga mu buturo bwera ndetse n'ibikoresho byaho byose byabaga byarabanje gutunganywa neza, kandi byaritaweho neza cyane kugira ngo bigaragaze ubwiza mu buryo bwose bushoboka. Iryo ni irindi hame rero. Imyambaro yacu igomba kuba ari imyambaro myiza, kandi ibyo turaza kubirebaho ubwo dukomeza kwiga. All right? So now let me ask you this question. None rero mureke mbabaze kino kibazo. Ino ni imyambaro y'umutambyi mukuru, kandi twabonye mu Rwambere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9 ko natwe turi abatambyi b'ubwami. None se abatambyi bonyine nibo bagombaga kwambara imyambaro yera? Byabaga bimeze bite ku iteraniro? Kandi abandi bantu bose bo ntibyabarebaga? Mbese Imana yari yarabwiye Abisiraheli uko bagomba kwambara? Nibyo yari yarabibabwiye? Yego rwose yari yarabibabwiye. Kandi ibyo dushobora kubisoma mu Kubara igice cya 15 ku mirongo y'umwihariko, ni kuva ku murongo wa 37 kugeza ku murongo wa 40. Rero ngiye gusoma uwa 38 n'uwa 39. Hano hari amasomo dukwiye kwiga mu byanditswe byera.
It says, speak unto the children of Israel and bid them that they make them fringes. haranditse ngo bwira abisiraheli batera incunda ku musozo w'imyambaro yabo bagombe kubikora mu bihe byabo byose kandi badode ku ncunda zo ku musozo wose agashumi gasa gate k'umukara wa kabayonga. ni ukubera icyo ari rino bara ku murongo wa 39 harabitubwira. haranditse ngo izo ncunda muzambarire kugira ngo muzitegereze mwibuke amategeko y'Uwiteka yose muyitondere. And that ye seek not after your own heart. mwe gukurikiza kwifuza kw'imitima yanyu ni uko amaso yanyu bikunda kubavusha mu isezerano. So they had this garment of rero bambaraga iyi myambaro y'umukara wa kabayonga kugira ngo babashe kwibuka bibuke amategeko y'Uwiteka. ubwo rero imyambaro yacu igomba kutwibutsa yuko twitondera amategeko y'Imana, kandi ntabwo ari twe twenyine iyo myambaro igomba kwibutsa, ahubwo igomba kwibutsa n'abatuzengurutse bose amategeko y'Uwiteka Imana. abantu bagomba kumenya ko turi abakristo bazima binyuze gusa mu kureba imyambaro yacu. abantu bagomba kumenya ko twitondera isabato binyuze no mu kureba uko twambaye. none ni irihe tegeko rifite ijambo rivuga ngo wibuke? maze kuribabwira ni itegeko rya 4 riravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. ubwo rero imyambaro yacu ntigomba kugaragaza gusa ko turi abakristo, ahubwo igomba no kwibutsa abantu yuko turi ubwoko bw'Imana bwitondera isabato y'Uwiteka. mu guhamya ibyo ngibyo nimureke turebe kuri aya magambo aboneka mu gitabo Ibihamya by'Itorero paji ya 38. I was referred to Numbers 15:38 through 41. We just read that. haranditse ngo nabwiye gusubira mu gitabo cyo kubara mu gice cya 15 umurongo wa 38 kugeza ku wa 41 ni hamwe tumaze gusoma. harakomeza ngo ahangaha Imana yategetse neza kandi mu buryo bworoheje imyambaro yose ubwoko bwa Isiraheli bwagombaga kwambara kubw'uhe mugambi kugira ngo babashe gutandukanywa n'amahanga aramye ibigirwamana yari abazengurutse. So let's pause there. Should we be blending in? mureke tube tuhagarariye hano. mbese ubwo tugomba kwihuza n'abantu b'isi? mbese dukwiye kwambara imyambaro idakwiriye ikurikiza ibigezweho by'isi biboneka mu batuzengurutse bose? oya, imyambaro yacu igomba kudutandukanya n'abandi. mwibuke ko twasomye ko turi abantu b'umwihariko kandi ishyanga ryera. ubwo rero abantu bagomba kudutandukanya n'abandi gusa binyuze no kureba mu myambaro yacu. abantu bakwiye kutureba bagahita babona yuko hari itandukaniro rihari. All right, let's move on. It says here, noneho nimureke dukomeze. hano haranditse ngo uko bareba imyambaro yacu bakabona ko yihariye itandukanye n'imyambaro y'ab'isi bigomba kubatera kwibuka. murabona ko rya jambo rigarutse bigomba kubatera kwibuka ko hari ubwoko bw'Imana bwitondera amategeko yayo. mbese waba utera abantu kwibagirwa amategeko y'Imana? harakomeza ngo kandi bikabatera kwibuka ko Imana ikoresheje ububasha bwayo bw'igitangaza yabakuye mu buretwa bwa Egiputa kugira ngo baze kuyikorera babe ubwoko bwera imbere y'Imana, aribo abantu badakorera ibyifuzo byabo kandi batabaho cyangwa ngo bakore bakurikije amahanga aramye ibigirwamana yarabazengurutse, ahubwo ko bahora ari abantu bihariye kandi batandukanye n'abandi. now that applies to us as Seventh-day Adventists. I'm reminded of bino rero biratureba nk'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. bino binyibutsa amagambo menshi yo mu mwuka w'ubuhanuzi aho Elina White yanditse ngo Imana yitoranyirije buno bwoko bwayo binyuze mu kubaha ukuri kudasanzwe kuboneka mu butumwa bwa marayika wa mbere, ubw'uwa kabiri n'uwa gatatu, kandi ngo yadutandukanyije n'amatorero y'i Babuloni. ni uko iratwiyegereza idushyira imbere yayo ahantu hera kugira ngo tube ubwoko bwayo. niba rero ari uko nguko bimeze, niba turi abantu b'umwihariko batandukanijwe n'amatorero y'isi kandi bakuwe mu by'isi, ni ukubera iki twakwishimira kugaragara nk'ab'isi? ni ukubera iki twakora nk'abo? kandi ni ukubera iki twakwambara nk'abo? tugomba kwambara imyambaro y'umwihariko itandukanye n'uko ab'isi bambara. imyambaro yacu igomba kudutandukanya n'iy'abo ngabo bose. But many of us, sadly, unfortunately, are just like Achan. ikibabaje cyane, benshi kuri twebwe tumeze nka Akani. dufata imyambaro y'isi tukayizana iwacu, kandi birababaje ko iyo myambaro y'i Babuloni tuyita imyambaro myiza, tukavuga tuti oya ntakitwaye, kandi Imana ntiyifuza ko tuguma mu bintu bya kera. bati ibyo ntacyo biyitwaye kuko ikireba gusa ni mu mitima, ntabwo yita ku buryo nambara inyuma, ntacyo biyibwiye. ubwo rero tukaba tubaye nka Akani mu gihe twari dukwiye kuba abantu b'umwihariko. So now that we've laid the foundation, and you can read the rest of that statement there. rero tumaze kubona urufatiro kandi mushobora kuza gusoma ariya magambo asigaye. reka turebe ku
ku masomo abiri tumenyereye cyane kuko ubu tugiye kugaruka mu kwiyoroshya mu myambarire. Isomo rya mbere tugiye kureba riri mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 9 n'uwa 10. Ni isomo tuzi cyane mushobora kuba munarizi mu mutwe. It says, in like manner also that women adorn themselves in what kind of apparel? Haranditse ngo kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro imeze ite, bambara imyambaro ikwiriye bakagira isoni birinda. Ibyo bivuze kwiyoroshya kandi batirimbisha kuboha umusatsi. Iby'imisatsi tuzabigarukaho, cyangwa izahabu cyangwa imaragarita. Tuzavuga kandi ku by'imitako ariko si muri kino cyigisho. Harakomeza ngo cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi. But which becometh women professing godliness. Ahubwo birimbisha imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga ko bubaha Imana. Rero hano turahabona amahame dukwiriye gushingiraho twambara. Tugomba kwambara mu buryo burimo kwiyoroshya, tukambara imyambaro ikwiriye kandi iboneye. Ibyo nibyo nigeze kuvugaho mu kanya. Ntabwo ari imyambaro itwikira ubwambure bwacu gusa, ahubwo ni imyambaro irimo no kwiyoroshya. Reka rero tujye mu rwa mbere rwa Petero igice cya 3, turahera ku murongo wa 3. Haranditse ngo umurimo wanyu we kuba w'inyuma, uwo gukora iki, uwo kubaha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda, ahubwo ubu w'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'iki, umurimbo utangirika w'umwuka, ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wowe igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Ubwo rero imyambaro yacu igaragaza umwuka dufite uwo ari wo, kandi ibi bihabanye n'imyambaro ihenze kandi igezweho. Ino myambaro yo kwibona igambiriye gutuma abantu bose bakureba, itarimo kubaha Imana ahubwo irimo kwiyemera, n'ibindi byose bitandukanye muzi. Imyambaro itaboneye, igiye icagaguye, irimo kwihimbaza, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bishyirwa kuri iyo myambaro irimo nk'imitako, n'ibindi byose bishyirwa kuri iyi myambaro kugira ngo bireherezeho abantu. Kandi nabonye inshuro nyinshi nk'uko na Bibiliya igiye kubihamya ko abantu bambara ino myambaro y'ubwibone iriho imitako igambiriye kwigaragaza, yerekana neza imico yabo. Inshuro nyinshi uzasanga ari abantu banasaragurika, badashobora kwigenzura, biyemera no mu buzima bwabo busanzwe, bahora bifuza ko abantu bose babahanga amaso. Nimusoma mu gitabo cy'Imigani igice cyaho cya 7 umurongo wa 10 n'uwa 11 havuga iby'umugore wari wambaye nka maraya. Ku murongo wa 11 haranditse ngo bene uwo arasamara kandi ntiyifata. Ubwo rero imico ye yagaragazwaga n'imyambaro yambara. Imyambaro yo kwiyemera no kwishyira hejuru niyo yari yambaye. Rero ndongera mbisubiremo ngo igihe twambariye kugira ngo abantu bose baduhanga amaso aho kugira ngo bahimbaze Imana, We also are showing that that's the kind of spirit that's in our heart. tuba turi kwerekana neza ko uwo nguwo ari wo mwuka uri mu mitima yacu. Tuba tugaragaza ubwibone mu myambaro yacu. Kandi ijambo ry'Imana kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe ritubwira ko tugomba guhunga ubwibone, tukaba tutishyira hejuru mu buryo ubwo ari bwo bwose. Nimutekereze ibya Lusiferi. Yishyize hejuru kubera iki? Kubera ubwibone. Kandi ngo kubera kubengerana kwe n'ubwiza bwe yarabyitegereje aribona. Icyo ni ikindi cyigisho ntabwo tugiye kukinjiramo muri uyu mwanya. Rero tugiye gukoresha ya mashusho tujya dukoresha agaragara. Noneho turebe iyi myambaro y'ubwibone yo kwiyemera, kwishyira hejuru kandi igambiriye kwigaragaza, iyo mu buryo bubabaje cyane n'abakristo basigaye bambara ubu ngubu. Benshi muri twebwe bambara batyo, bamwe bitewe n'ubujiji, abandi bakabiterwa nuko hari ubwibone bukiri mu mitima yabo bubatera gukora gutyo. Ndetse nk'uko nabivuze, nubwo twaba twambaye imyambaro twambitse hose itagaragaza imyanya yacu y'ibanga, nuko imibiri yacu iteye n'ibindi bimeze bityo, wenda sitanadufatiriye cyane, ariko ishobora kuba ari imyambaro igambiriye kwigaragaza cyane kandi yakorewe kurabagirana cyane kugira ngo uyambaye abantu bose bamuhanga amaso. Ugasanga yuzuyeho imitako n'amabara agaragara cyane, n'uburyo idozwemo ari umwihariko, ndetse n'iyindi miterere yose itandukanye y'iyo myambaro. Kandi ikibabaje nuko abakristo bakora ibimeze bityo kandi batari bakwiriye kubikora. Rero nimutekereze kuri ibyo ngibyo nk'uko tumaze kubisoma mu rwa mbere rwa Timoteyo mu gice cya 2 umurongo wa 9 no mu rwa mbere rwa Petero igice cya 3 hatubwira yuko tudakwiriye kwambara ibintu by'izahabu n'imaragarita n'ibindi bintu by'igiciro cyinshi cyane. Ubwo rero by'abakristo bakora muri iki gihe bambara ibihenze cyane bimeze nk'izahabu n'indi mitako y'imaragarita ikaba iri ku myambaro yabo. Bashyiraho iyo mitako y'ubwoko butandukanye bitewe na wa mugambi tumaze kubona wo kugira ngo abantu babahanga amaso, bibwira yuko ibyo bishobora gutuma bagaragara neza. Rero tugiye kureba hano maze mbereke ya mashusho nababwiraga. So here we have a lady.
aha rero tuhafite umukobwa wambaye imyambaro idakwiriye kuko yambaye imyambaro ihenze cyane. Ntabwo nzi neza ko hano muri kuhareba neza mwese, ariko hagati y'uyu mwambaro ugiye utatseho imitako ihenze cyane ijya gusa nk'izahabu n'imaragarita na bya bindi byose tumaze gusoma bituma ubyambaye abantu bose bamuhangaho amaso cyane. Iyo mitako y'uburyo bwose iri hano. Ibi ni ibintu twaburiwe kwirinda muri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi ko tudakwiriye kubikoresha. Nimurebe hano ku ngofero ye naho nuko bimeze. Nimutekereze umuntu aje gusenga none ukaba wicaye inyuma y'umuntu wambaye atya. Ino ngofero si mbi cyane kuko hari n'izindi ziyirengeje kwibona ndetse ziyirengeje kwiyemera kuruta ino y'umuntu yambaye. Ugasanga ni ingofero nini cyane zifite imitako igiye iyiriho nk'iyitwa pika iyo tuzareba imbere. Ibi byose bikorerwa kugira ngo abantu barangarire uwambaye iyi myambaro. Dukwiye gutuma abantu bose bahanga amaso Imana, kandi imyambaro yacu ikwiye gutuma abantu bose babona Imana, not to self. atari ukugira ngo twibone. Rero uru ni urugero rw'umwambaro uriho imitako tutagomba kwambara, kandi nta nubwo unakwiriye kuko tubona ko rya josi ntaryo ufite. Reka noneho turebe kuri uriya mugabo uri hariya. Murabona ko ririya kote yambaye, iri ryitwa ikote rigezweho. Niba mwarigeze kumva ijambo hano, ubanza mutari kubona ku maguru ye, ariko ngo bisabwa ko ryambarwa ku nkweto ihenze cyane nk'izitwa sneakers na za zindi z'igiciro cyinshi cyane. Ibi byose rero bikorerwa kugira ngo abantu bahanga amaso uwambaye ino myambaro aho kuyahanga ku Mana. Ni ukubera iki yambaye rino bara? And just imagine what's sad is sometimes you even have ministers wearing things like this. Ikibabaje, hari n'abavugabutumwa bambara batya, nuko bagashyiraho n'ibipesu bihenze na kariya kantu ko kuri karuvati gahenze. Hari naho usanga biriya byose bihagaze amadolari 1000. Ibi rero ni ibintu byose bihenze kandi bitari bikenewe. Kandi bikorerwa iki? Mbese ni ukugira ngo abantu baduhanga amaso cyangwa ni ukugira ngo bayahange Imana? Ni iki kidutera kwambara dutya? Niba Imana itubwira kudashyira ino mitako ku mibiri yacu, ni ukubera iki twayishyira ku myenda yacu? Kandi hari ingero nyinshi cyane z'ibi ngibi. Uru ni rumwe gusa ntanze. Rero ugenda wisuzume ku giti cyawe kandi ubaze Imana uti, Mwami, ni iki kintera kugura ino myambaro kandi mba ngambiriye iki? Ni iki kintera kwambara ingofero za buriya bwoko? Kandi ni iki kintera kwambara rino kote risa ritya na biriya byose biririho? Mbese si ukugira ngo abantu bampanga amaso? Twabonye ko abantu bakwiye kubona Imana igihe cyose baduhanze amaso. Bakwiye kubona Imana kuko turemwe mu ishusho y'Imana. Ntabwo ari ukugira ngo abantu baturebe ngo bavuge bati, uyu muntu ni umukire cyane, nimurebe uko imyambaro yihenze kandi itambarwa na buri wese, cyangwa se batuye umusore yambara ibigezweho, nimurebe uko imyenda yijyaniranye kandi bengerana aho ari kujya hose. He has a good style. He could, walk on the runway. Bati birashoboka ko ari umunyamideli ukomeye. And as I mentioned, I have seen pastors dressing like this. I've seen on social media. Nkuko nabibabwiye rero, nagiye mbona abapasiteri bambara batya, mbabona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ahari se ugasanga n'amakoti atari muri rino bara ariko afite iriya mitako, kandi amapantaro yabo yegereye umubiri cyane, amwe bita amacupa, abandi ugasanga bari kubwiriza. Ibara ry'ikote bambaye hejuru ritandukanye n'ibara wambaye hasi, ugasanga ni ikote rigezweho n'amabara agiye atandukanye agiye abengerana. Umwuka w'ubuhanuzi uvuga ko umubwiriza butumwa akwiye kwambara ikote ry'umukara. Icyo ni ikindi cyigisho nk'uko muri kubyumva. None ni iki kidutera kwambara dutya? Ni ukugira ngo abantu babone Kristo cyangwa no kugira ngo twigaragaze? Rero isuzume ku giti cyawe maze usabe Imana uti, Mwami, ndakwinginze mbohora muri buno buretwa bw'imideli igezweho, mu bwibone no gukunda cyane imyambaro. Rero tugiye gukomeza mu cyigisho cyacu kandi turaza no kureba ku yandi mashusho atandukanye uko turi bukomeze kujya mbere, kandi ndifuza ko dusubira hano kuri screen ngo tugire amagambo make dusoma. All right, this says pride and love of dress. Hano haranditse ngo ubwibone no gukunda imyambaro, kandi mushobora kwandika bino bihamya mukaza kubisoma mwitonze. Umuhanuzi w'Imana yaranditse ngo, mbese inshingano yacu ni iyihe muri kino gihe giteye ubwoba kandi gikomeye? Mbega ishyano kubona uko ubwibone biri kwiyongera cyane mu itorero, mbega uburyarya, mbega kuyoba, mbega uko gukunda imyambaro ari kwinshi. Tugomba gushaka Uwiteka dufite kwihana nyakuri kandi dufite gutsindwa cyane k'umutima. Tugomba kwatura ibyaha byacu kugira ngo bibashe guhanagurwa.
Again, it says pride. The next statement from Messages to Young People. amagambo akurikiyeho y'ubutumwa ku basore kandi ntareba abasore gusa ahubwo arareba twese. Dufite abantu benshi bageze mu zabukuru, abana n'urubyiruko bambara batyo, abandi bambika abana babo uko biboneye ugasanga barabakoze isoni kandi barabatoza nabi. Haranditse ngo ubwibone no gusezagura mu myambaro ni icyaha kandi gikunze kubata cyane igitsina gore. None ntabwo bavuze ngo ni icyaha kibata gusa umugore, ahubwo bavuze ko kibasira cyane umugore. Ubwo ibyo ntabwo bikuyemo abagabo, by'umwihariko muri kino gihe cyacu, kuko benshi babaswe n'iyi myambaro igezweho. Ibyo namwe mushobora kubyibonera, kuko ahubwo abenshi babaswe n'imyambaro kuruta n'uko bimeze ku bagore. Amagambo akurikira aravuga ngo Imana ihora itegeka abantu bayo ko bagomba guhunga ubwibone bwo gushaka kwigaragaza. All right? I want you all to take these references down because we are going to be moving kind of quickly. Ndifuza ko muza kwandika bino bihamya mwitonze, kuko tugiye kugenda twihuta tukagenda tubisoma, kuko ari byinshi cyane bitandukanye. Rero mubyandike muze kubisubiramo mwitonze. Ano magambo aboneka mu gitabo Umurimo w'Ubuvuzi, kandi ndagira ngo mwite cyane kuri ariya magambo ari mu ibara ryihariye. Aravuga yuko imyambaro yacu igomba kubigaragaza kwiyoroshya kwacu bwite. Reka nyasome yose kuko ni meza cyane. Aravuga ngo mu buryo bwose imyambaro igomba kubitanga amagara mazima. Ubwo murumva ko hari igice cy'ubuzima mu myambaro, kandi tuzabireba mu cyigisho cy'umwihariko twabiteguriye. Iharakomeza ngo igomba kubigaragaza ubuntu, ubwiza ndetse no kwiyoroshya kwacu bwite. Ibyo ndabikunze cyane. Kristo yatubwiye ku byo kwirinda ubwibone bw'umubiri, ariko ntiyarwanije kugaragara neza kwawo ndetse n'ubwiza bwawo karemano. Now, do you remember we started off in Exodus chapter 28 and we read in verse 2. Muribuka yuko twabonye mu kuva mu gice cya 28 tukabona ko abatambyi bambaraga imyambaro yera bakambarira kuba bafite icyubahiro ndetse n'ubwiza. Ibyo byongera gusubirwamo mu kuva igice cya 28 ku murongo wa 40. Umwambaro wawe ugomba kuba uguhesha icyubahiro kandi ari na mwiza kuri wowe. Imana ikunda ubwiza cyane. Nimurebe mu byaremwe byose, murebe ukuntu imirimo yayo itatse ubwiza bwinshi. Nkunda ibihe by'impeshyi n'iby'itumba, kuko bitwereka uko amabara y'ibibabi agenda ahinduka kandi mu buryo bwiza bunoze. Amababi y'umuhondo, ay'umweru, ay'umutuku n'andi atandukanye menshi, nuko indabo ziba ari nziza kandi zinagaragara neza. Imana rero ni Imana ikunda ubwiza cyane. Just coming here to the studio this evening, we saw the beautiful sunset. Ndimo ndaza hano gukora kino cyigisho, naje ku mugoroba izuba riri kurenga neza cyane kandi rituma ibyaremwe bigaragara neza. Buri gitondo cyose igihe izuba rirasa ritwereka ubwiza bw'ibyaremwe. Ntabwo ndi kuvuga ko izuba ryinshi cyane ari ryiza, ariko muri make icyo ndi kuvuga nuko Imana ikunda ubwiza cyane. Ushobora no kubirebera mu nyanja. Nubwo ino si yacu imaze korekwa cyane n'icyaha, ariko iracyagaragaza ubwiza bw'Imana. And so it says that our dress, ubwo rero n'imyambaro yacu igomba kugaragaza kwiyoroshya hamwe n'ubwiza bwacu karemano. Ikintu cyose mu byaremwe cyari kiri kuri gahunda kandi kimeze neza, kandi ibyaremwe bitahinduwe ubu ni nabyo bigifite ubwiza bwabyo. Noneho uhereye hano hagati harakomeza ngo Kristo yerekanye uburabyo bwo mu mirima n'uburyo bubumbuka bufite kwera. Ni muri ubwo buryo binyuze mu byaremwe Kristo yerekanye ubwiza ijuru riha agaciro kenshi, aribwo buntu bukwiriye no kwicisha bugufi no kwera no kugaragara neza byatumye imyambaro yacu ishimisha Imana. now we find those scriptures that she referenced, we find it in Matthew. Ano masomo yari nawe yitakoresheje turasanga muri Matayo, kandi buri wese arayazi neza ko Kristo yaratanze urugero ku burabyo bwo mu mirima. Aravuga ngo ni mu bwitegereze, murebe ukuntu ari bwiza kandi butadoderwa imyenda, kandi aravuga ngo na Salomo ubwe mu bwiza bwose bwo mu buzima bwe ntigeze arimba nka kamwe muri buriya burabyo. Ubwo rero imyambaro yacu igomba kuba yiyoroheje, igaragaza ubwiza bwacu karemano kandi ari myiza cyane. Hagati aho ngaho ariko nanone tugomba kwirinda ubwaka. Reka turebe ubusobanuro bw'ijambo kwiyoroshya. Ibi ngibi nakagombye kuba nabikoze tugitangira, ariko nimurebe ku busobanuro bwa kabiri. Haranditse ngo kwiyoroshya ni ukugira imyitwarire cyangwa se imiterere yawe isanzwe bwite kandi iri karemano. Twabonye rero ko Imana ikunda ibintu byiza.
ubwo rero kugumana ubwiza bwawe busanzwe karemano ntibiba bisobanuye ngo ntuzagire ibara na rimwe ukunda, ntabwo kandi bivuze kutiyitaho cyangwa se kwambara ibyera buri gihe cyose, ariko igomba kuba ari imyambaro myiza kandi isanzwe, ndetse tukambarira iki? Tukambarira guhimbaza Imana. Twabonye ko abatambyi bambariraga ubwiza ndetse n'icyo cyubahiro. Ibyo nkwiye kubigarukaho cyane nubwo mbizi ko ari ukubisubiramo. Mureke rero dukomeze, kandi bino bihamya mugomba kubyandika mukaza kubisoma byose mwitonze. Ukureka kwiyoroshya mu myambaro bihwanye no gutandukana n'Imana. Haranditse ngo iyo bashiki bacu bitandukanyije no kwiyoroshya mu myambaro maze bagakuza umuco wo gukunda imideri igezweho y'isi, twumva bitubabaje cyane. Binyuze mu gutera intambwe bajya muri kino cyerekezo, baba ubwabo bitandukanya n'Imana. So while we should be separating from the world, separating from Babylon, dukwiye kuba twitandukanya n'isi kandi tukitandukanya na Babuloni, ariko ubu turabona ko twitandukanya n'Imana igihe cyose tufashe imico y'isi. Ibi siko byari bikwiye kugenda nshuti zanjye, kandi ntabwo ari uko byari bikwiye kumera. Hari abantu benshi mu matorero asenga ku cyumweru bambara neza cyane uko bikwiriye kuruta n'abavuga ko ari ubwoko bw'Imana. Hari amatorero menshi twita yayobye, aho abagore n'abakobwa badashobora kwambara amapantaro, ugasanga batanambara imyenda igaragaza imyanya yabo y'ibanga kandi ikwiye kwambikwa, ugasanga badashobora kwambara amajipo magufi, ndetse n'abasore n'abagabo babo bakaba batambara imyenda ibafatiriye cyane, cyangwa se ya myenda yindi yo hejuru igaragaza uko imibiri yabo iteye. None bimeze bite ku bavuga ko ari ubwoko bw'Imana? Tugomba kwitandukanya n'isi kandi tukabereka ko tudahuje nabo. Turi abantu b'umwihariko, bityo rero imyambaro yacu igomba guhamya ibyo ngibyo. Noneho mureke dukomeze. Barakomeza ngo abo ngabo baba ubwabo bitandukanya n'Imana kandi bakirengagiza umwambaro w'imbere. What kind of adorning should we have? We should have a meek and Mbese uyu mwambaro w'imbere tugomba kuba dufite ni uwuhe? Ni wa mwuka w'ubugwaneza no kwicisha bugufi. Uwo ni wo mwambaro muzima imitima yacu igomba kuba ifite. Ntabwo igomba kuba yaratwawe n'isi cyangwa se n'iyi mideri igezweho. Harakomeza ngo ntabwo bakwiriye kumva ko bafite umudendezo wo gupfusha ubusa igihe Imana yabahaye binyuze mu gushakisha imyambaro idakenewe n'imitako bagomba kwambara. Mbega uburyo icyo gihe cyari gikwiriye gukoreshwa mu gucukumbura mu byanditswe byera. Nyamara ubu benshi batakaza umwanya wabo munini cyane bashakisha ubwoko bw'imyambaro igezweho, bakanashakisha ibiyigize n'uko yambarwa. and they're spending time on that. Murabona batakaza igihe kinini cyane muri ibyo ngibyo, bakirengagiza igihe cyo kubana n'Imana buri muntu wese ku giti cye, kandi bakibagirwa umwambaro w'imbere uwo buri wese agomba kwambara. Bakibagirwa kurya ibyo kurya bya mwuka, ahubwo bakibanda gusa ku by'igihe gito bishira imideri y'isi kandi baganisha mu kurimbuka. Bene data na bashiki banjye, simbifuriza ko hagira n'umwe uboneka muri aba ngaba. Okay, we want to continue on. Reka twongere dusoma aya magambo. Aravuga ngo mbega uko byarushaho kuba byiza cyane icyo gihe bagikoresheje bashakisha mu byanditswe byera kugira ngo bagire ubumenyi bwuzuye mu buhanuzi ndetse no ku yandi masomo yigishijwe na Kristo. Dukomeze kuri ano magambo yandi, mwumve kuri ino mibare. Aya magambo ari mu rindi bara aravuga ngo umubare urenga 90% w'abatwawe n'imyambaro igezweho babaho mu kinyoma, barayobejwe, kandi bibi nibyo bikorwa byabo bya buri munsi. Twisuzume bene data. Reka nanone turebe ariya magambo ari mu ibara ryihariye. Haranditse ngo ugukuramya ibigirwamana kuri mu myambaro, kurimbura ukwiyoroshya kose n'ubugwaneza bwose no gukunda imico iboneye. Imana rero turinde ubwibone mu myambaro, iturinde uburetwa bwatubase bwo gukunda imideri igezweho, kandi natwe tugire uwo muhate wo kubireka maze tuyihagararire neza. Hano hari andi magambo abyumvikanisha neza. Aravuga ngo ntabwo duca intege abasuzuma kandi bakita ku isuku y'imyambaro yabo. Uguhitamo imyambaro myiza ntabwo bigomba kwangwa cyangwa kugawa. Nyamara imizenguruko idakenewe, imishumi n'imitako yose y'iyo myambaro bigomba kurekwa. Ano magambo akomeza aravuga ngo iki? Aravuga ngo turakangurira abashiki bacu gukoresha imyambaro myiza kandi iramba. Arakomeza ngo nta kintu umuntu yunguka igihe agerageje kuzigama amafaranga agura imyambaro idakomeye yoroheje. Ibi nabyo tuzabivugaho birambuye. Harakomeza ngo reka imyambaro ibe isanzwe, ibe kandi isukuye, kandi interuro ya nyuma iravuga ngo iki? Reka kandi bitateje gusesagura hagambiriwe kwigaragaza. Kandi nishimira cyane ko Imana yacu ari Imana iringaniza ibintu. Icyo nicyo nyikundira cyane. Reka nanone dusobera ku bihamya biri hano mu magambo y'ibara ryihariye.
All right, healthful living, write it down. haranditse ngo dukwiriye gusuzumira imico y'umuntu mu bwoko bw'imyambaro yambaye. Noneho aya yo hepfo yo mu gitabo cy'ibihamya by'itorero volume ya 4 paje 629 haranditse ngo Imana yakwishima cyane ibonye bashiki bacu bambaye imyambaro isukuye yoroheje uko igaragara kandi nabo ubwabo bari gukora iki birundumuriye mu murimo w'Uwiteka. Mbese iyo twambaye ibihenze cyane muragira ngo twabasha no kurokora abantu tubabwiriza? Oya, ahubwo baba babona yuko twabaswe n'imyambaro y'abisi igezweho kandi ko dutwarwa n'iyo mideri, bityo rero ntabwo bikwiriye. Reka nanone tureba andi magambo ajyanye n'ubwibone mu myambaro, ndetse nanone ndahita mbabwira ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo nanone tutajya mu bundi bwaka. Rero aya ni ayandi mahame y'inyongera. Write the references down. I encourage you to pause the screen. Mwandike bino bihamya mwitonze kandi ndabashishikariza kuza guhagarika kino cyigisho maze mugasoma bino byose mwitonze kuko bivuga ku byo kwiyoroshya mu myambaro. Ntabwo ngiye kuhita mbivugaho uyu mwanya, ahubwo nabishyize hano kuri screen kugira ngo biza kubafasha mu nyongera kuko tuzabigarukaho birambuye imbere. Ariko ndanabishishikariza gusoma igice cya 66 mu gitabo cyitwa Child Guidance. Aha niho aya mahame akomoka kuko icyo gice cyitwa ngo kwigisha amahame shingiro y'imyambaro. Rero nimureke mvuge kuri ibi ngibi. Ngiye kubereka irundi rugero rw'ibigaragara hano. All right. So now, while we are to avoid extravagance and gaudy display, Okay, nubwo twabonye ko tugomba kwirinda gusesagura mu myambaro ndetse no kwirinda kwigaragaza cyane, abantu benshi bahita bajya mu bundi bwa kananone. Bati rero ubwo nshaka kwirinda ubwibone mu myambaro, benshi bituma batakigira isuku y'imyambaro yabo ngo kandi bambara ibiboneye ndetse banambarira guhesha Imana icyubahiro ndetse n'ubwiza. Uru ni urugero rw'umuntu umwe umeze atyo. Mbese umubiri wose urambaye, yego urambaye. Mbese gutya niko ubugorozi mu myambarire bugomba kumera? Mu byandika hatangirwa ibitekerezo turebe. Murabitekereza mute? Mbese kuno niko kugaragaza neza ishusho ya Kristo? Mbese uyu muntu aramutse akomanze ku rugi rwawe aje kukubwiriza ubutumwa ku byerekeye Imana no kukurarikira kujya hasengera maze ukamubona yambaye atya ndetse anambaye ino ngofero y'ubu bwoko, how would you wabyakira ute iby'uyu muntu? Ntabwo tugomba kwambara ibintu bidusuzuguza ndetse no kwereka abantu ko ivugurura mu myambarire ari ikintu kibi cyane. Abatambyi bambaraga ibyera kugira ngo bigende bite? Kugira ngo baheshe Imana icyubahiro kandi babe banarimbye. Ikintu cyose ku Mana ni igisukuye kuko Imana ari Imana ifite gahunda, ni Imana kandi yanga cyane umwanda. Mu birebere no muri kamere yayo, ibintu byawe byose bikora kuri gahunda kandi ibintu byawe byose ni byiza. Ndetse nk'uko nanabivuze mbere, nubwo icyaha cyangije ibintu byinshi cyane muri ino si, ushobora gukomeza kubona ubwiza bw'Imana muri ibyo ngibyo. Uko natwe ni nako kandi yaturemye, yifuza ko tugaragara neza. None n'ukuri iki twakwibwira ngo tugomba kwambara uko twiboneye kose none Imana ntizabyitaho, nuko tukava mu ngo zacu twambaye bino bintu bingana bitya ngo niryo vugura mu myambaro? Oya, araza arava mu gituro. Kristo yategetse ngo iki? Yaravuze ati nimumukureho ibintu byinshi bimuhambiriye. Imana rero ni Imana igira gahunda, ariko buno bwoko bw'imyambaro ni ugutakaza gahunda. Uyu muntu birasa naho yabyutse agafata imyambaro yaraye yambaye agahita arenzaho indabonye, ahari Satani igeze akaraba habe no koga mu maso, agahita ashyiraho n'ino ngofero inambarwa iyo umuntu aryamye gusa, ariko abantu basigaye bazambara aho bagiye hose. Nabonye abantu bazambara bagiye guhaha, bakazambara ku bibuga by'indege, ugasanga bazambaye ahantu hose bagiye, kandi urabona ko ibintu byose yambaye bitanajyaniranye, bitari no kuri gahunda. Izi ngofero ndabizi ko abenshi mubizi ko basigaye bazambara ahantu hose, maze tukavuga tuti kuko Imana yifuza ko tureka ubwibone mu myambaro, ubwo noneho tukibeshya ko tugomba kwambara dutya uko twiboneye kose, ugasanga n'iyo myambaro ntigorowe, ntiyatewe ipasi, ukabona ko ijagaraye cyane. Bino ntabwo ari ivugurura mu myambaro, kandi ahubwo igikomeye mushiki wacu White yatuburiye kwirinda cyane gukora ibintu nk'ibi ngibi. Kandi mumenye neza ko bino atari abagore babikora gusa, ahubwo n'abagabo barabikora. Usanga nabo benshi bambara ibintu bijagaraye kandi bidakwiriye rwose. Rero dukwiriye kumenya neza yuko tugaragaza Imana mu myambaro yacu. Rero ntabwo tujya mu bwaka ku ruhande rumwe ngo twambare imitako n'imideri igezweho n'imyambaro ibonerana
cyane cyane n'ibintu by'umurengera bihenze bituma abantu benshi baturangarira, ariko ntitugomba no kujya kubwaka ku rundi ruhande ngo twambare imyambaro ya buno bwoko bundi, aho tuvuga tuti ubwo nambaye nikwije birahagije kandi nshobora kurenzaho ibindi byose nshaka, nuko nkajya aho nshaka hose ngaragaza Imana gutya. Kandi murabizi nk'uko wa mukobwa yari yambaye imyambaro ihenze na wa musore wari wambaye ikote rigezweho twatangiye tureba mbere bari bameze, bambaye imitako n'ibintu birabagirana cyane nk'uko biriya bintu bituma abantu babarangarira cyane, nuko n'uyu nguyu bimeze bituma bamurangarira cyane. Kuno rero ntabwo ari ukwiyoroshya mu myambaro. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko uyu nguyu nawe atuma abantu benshi bamurangarira, nubwo cyaba atari cyo cyifuzo cye, ariko bituma abantu bamurangarira kandi bakamurangarira nanone mu cyerekezo kibi, kuko batangira kwibwira bati nta nubwo uniyubaha, nta nubwo wubaha Imana yawe, ko wambaye ibintu nk'ibi bijagaraye, bityo ntabwo ugaragaza Imana. Imana nkorera ni Imana y'urukundo yaremye byose, yifuza ubwiza karemano kandi nziza cyane. Rero ntukambare n'iyi myambaro y'igisuzuguriro. Rero nshuti zanjye, ntujye kubwaka bw'uruhande rumwe cyangwa se urundi. Yego indabyo zigira amabara menshi meza, ariko ntabwo bivuze ngo wambare ibara ryose icyarimwe mu myambaro yose wambaye, uba ubona ko bitanajyaniranye. Mwibuke ko twabonye ko imyambaro yacu igomba kuba iboneye, irimo kwiyoroshya kandi ikwiriye. Iyi rero nta na kimwe igaragaza. Okay, so please shun this extreme. And a lot of times, rero nshuti zanjye mwirinde buno bwaka nabwo kandi bimubyirinde cyane. Munyihanganire si ukwibasira cyane abari kuri runo ruhande, gusa reka mbabwira kwambara gutya nabo baba bafite ubwibone. Igihe rero ugerageza kwirinda gusesagura mu myambaro, nabwo ushobora gufatwa n'ubundi bwibone bwo kwereka abantu uti murebe uko nicisha bugufi n'uburyo nambara imyambaro yoroheje cyane, maze ukibona muri ubwo buryo, bigatuma utangira kunenga gusa abatambara nkawe bose, maze ugashaka ko abantu bose ari wowe bareba, kandi ibyo bigatuma ukomeza kwigereranya na bagenzi bawe, werekana uko utandukanye nabo mu myambaro, kandi nabyo ntabwo bigaragara neza, nta nubwo bigaragaza Kristo. So we have a couple of points to go before we close out. Hari ingingo nkeya tugiye kurebaho mbere yuko tugera ku musozo, kandi ziri hano. Haranditse ngo ukwera kuzima no kwiyoroshya bigomba kugaragara mu mazu no mu myambaro y'abantu bose bavuga ko bizera ukuri kw'umwihariko kugenewe kino gihe. Hano rero hari ikibazo nifuje ko twavugaho. Twababwiye ko mu cyigisho cyacu gifite umutwe uvuga ngo ni mu ndebe, mu mwuka wo kwishyira hejuru cyangwa umwuka w'ubugwaneza kandi woroheje. Abenshi muri twe turangwa n'umwuka nk'uwa kino gisiga cya Pawulo. Hano haranditse ngo urubyiruko rw'abakristo, ariko reka mvuge muri rusange ubu ngubu. Bakristo, nabonye muri bwebwe ko hari abakunda cyane imyambaro no kwigaragaza. Ibintu byambabaje cyane. Mu bantu bahawe amabwiriza asobanutse neza, bagize umugisha wo kumenya byinshi mu by'iyobokamana uhereye mu bwana bwabo, kandi bakiriye Kristo binyuze mu mubatizo, bakatura yuko bapfuye ku by'isi. Nabonye ko mufite ubupfapfa mu myambaro hamwe n'ubwibone. Mbese murabibona ngo buno bupfapfa bugizwe n'iki? Bugizwe n'umwuka wo kwibona mu myambaro. Harakomeza ngo ibyo byababaje umucunguzi wanyu bakunda, kandi byabereye inkomyi ikomeye umurimo w'Imana. Nitegereje mbabaye cyane igusubira inyuma kwanyu mu by'iyobokamana. Igihe rero abantu barimo kwibona cyane mu myambaro, barayigize nk'ibigirwamana, bayikunda cyane, ugomba kumenya ko basubiye inyuma mu by'iyobokamana. Arakomeza ngo ibyo bijyanirana n'imizenguruko, imishumi n'imitako mushyira ku myambaro yanyu. Rero ushobora kuba utambara imitako ku mubiri wawe nk'amaherena n'ibikomo, ariko ugashyira ibisa n'ibyo ku myenda yawe. Bamwe banakoze ibidakwiriye na gato, ubwo bahisemo kwambara ibikomo bihenze bisa na zahabu, bakambara amaherena cyangwa byose, kandi batanze urugero rubi mu kubyerekana, bituma bafatwa n'umwuka wo gutuma bashaka kurangarirwa. Arakomeza ngo iyi mico nta kindi nshobora kuyigereranya nacyo uretse kuba isa n'igisiga cya Pawulo kibona cyane. Iyo abantu bona bakora batyo, baba bameze nk'igisiga cya Pawulo. Arakomeza ngo iyo mico imeze nk'igisiga cya Pawulo gikunda kugaragaza amababa yacyo meza cyane kugira ngo cyishimirwe. Nta kindi iki gisiga kibasha gukora uretse gushaka gusa yuko bakireba, kubera ko ijwi ryacyo n'amababa yacyo meza nta kindi bikora uretse gutuma bakirangarira. Mbese ubwo imico yawe ituma urangaza abantu, abantu bagomba guhanga amaso Kristo gusa binyuze muri wowe. Ariko iyo twambaye muri buno buryo, byerekana ko hari icyo tubura mu mitima yacu, kandi ko twasubiye inyuma mu bya mwuka. Twerekana ko imitima yacu hari icyo ikennye binyuze mu kwambara imyambaro ya buno bwoko, kandi ibyo ngibyo ntabwo ari byiza. Rero usanga dufite imico nk'iya kino gisiga cya Pawulo. Rero mu gusobanura neza ingingo maze kuvugaho, yuriya muntu tumaze gufatiraho urugero,
reka tugire icyo tureba mu bubiko bw'imyambaro yacu. Ntabwo hagomba kuba hameze hatya. Mbese icyo mubona muri buno bubiko bw'imyambaro ni iki? Mubyandike mumbwire. Icyo murimo murabona mu bubiko bw'imyambaro bw'uyu muntu ni iki gihari? Mbese amabara y'ino myenda arasa n'ay'uburabyo bwo mu mirima? Oya, murabonamo ay'umukara bigakomeza gutyo gusa. Mbese ndavuga ko ari ikosa kwambara umukara wijimye n'uwerurutse gusa ukaba nta rindi bara wakwambara? Oya, ntabwo ari ibyo ngibyo mvuze, kuko nanjye amabara ndayakunda cyane. Nkunda amabara y'umukara cyane, ndetse ntabwo ari icyaha kwambara umwambaro w'ibara ushaka, kuko no mu byaremwe Imana yashyizemo andi mabara. Ariko ntabwo imyambaro yawe igomba kugaragara gutya gusa nk'aho ugiye gushyingura. Icyo ndi kubabwira gusa ni ukwirinda ubwaka ku mpande zombi. Tugomba kwambarira guhesha Imana icyubahiro ndetse n'ubwiza. Rero tugiye kugenda dusoreze hano, kandi ndifuza kubabwira yuko igihe kigenda cyihuta cyane. Hari byinshi byari bikwiye kuvuga uyu mwanya, ariko nimureke dusoreze kuri ano magambo. Ni ibihamya bibiri gusa. Haravuga ngo isi ntishyiraho imyambaro ikwiriye, iboneye kandi itanga amagara mazima, inahuje n'icyo Bibiliya ivuga. Ntabwo ibyo bizahindura umubano dufite. Hano rero haravuga ngo ibyo ntacyo bizahindura ku mubano dufitanye n'Imana. Harakomeza ngo kandi ibyo ntibigomba gutuma dukurikiza amahame asanzwe y'isi mu myambaro. Harakomeza ngo abakristo bagomba gukurikira Kristo kandi bagatuma imyambaro yabo ibihuje n'ijambo ry'Imana. Tugomba kwirinda ubwaka bwose. Ibi tumaze kubibona neza mu kanya, twabivuze mu magambo tunabireba mu bikorwa. Arakomeza ngo bagomba gukurikiza umurongo wo kwiyoroshya ndetse ugororotse, batitaye ku kuba bashimwa cyangwa bakagawa, ahubwo bagashakisha gukora igitunganye, kubera ko gusa kirangwa n'ibyiza. So that is clear. And I would just give an example to make it clear. A lot of people. Rero ibyo ngibyo birasobanutse cyane, kandi ndabaha urugero kugira ngo ibyo byumvikane. Hari abantu benshi muri kino gihe mu isi bitabira mu gukoresha ibikomoka ku bimera gusa, bakareka ibikomoka ku matungo byose. Kuri ibyo turishima tukavuga tuti amena. Kandi abakora ibyo ugasanga ni abahakanamana cyangwa bari mu miryango y'ubwiru. None se ubwo twebwe bihita biduha uburenganzira bwo kureka gukoresha ibikomoka ku bimera gusa kugira ngo bitagaragaza ko twifatanyije nabo ngabo? Oya. Ko niko bimeze no kuri aya magambo. Umuhanuzi aravuze ngo isi nubwo yakurikiza amahame mazima kandi ahuje n'ijambo ry'Imana, ibyo nta cyaha cyaba kirimo. Nk'uko twabonye ko hari abantu benshi batari bamenya n'ukuri kw'iki gihe, bambara neza kandi imyambaro ikwiriye. None ubwo ni icyaha kuri twebwe iyo dukoze dutyo? Oya, ahubwo ngo twebwe tugomba gukurikira gusa Bibiliya kandi tugashimira Imana ko abantu bo mu isi nabo ubwabo bashaka gutangira kwambara bikwije igihe bakoze batyo, kuko byoroha mu kubigisha ivugurura mu myambaro. Uko nanone ni nako bidushimisha iyo abantu batangiye kurya ibikomotse ku bimera gusa, kuko noneho ubwenge bwabo bujya ku murongo, bukaba bwiteguye kwakira ijambo ry'Imana igihe barihawe. Last statement here, and this is a question, a solemn question. Amagambo asoza hano kandi ni ikibazo gikomeye buri wese agomba kwibaza ni iki ngiki. Haravuga ngo bakuru na barumuna banjye, kandi ubwo reka mvuge ngo n'abasaza banjye, mbese imyambaro yanyu igaragaza ko muri ku ruhande rwa Kristo hamwe n'ukuri kwera, cyangwa igaragaza ko muri ku ruhande rw'isi? Ni ku ruhe ruhande? I leave you with that, friends. Basigiye kino kibazo nshuti, kandi ndabinginze ngo muzabane natwe mu cyigisho gitaha, kuko tubafitiye ikintu cy'umwihariko nagiye kubabwira ahangaha. Ariko mu kindi cyigisho tubafitiye gahunda nziza cyane, bityo rero turabifuriza kugaruka. Ni hano tuzajya twigira, kandi Imana izadushoboze kugira ngo tuzageze icyo gihe, ndetse Imana iduhe imbaraga zo gushyira no mahame mu bikorwa, kuko yaduhaye idukunze nk'uko ari mu ijambo ryayo. Ndi kuvuga ku bijyanye no guhindura imyambaro. Imana izatubashishe guhura kandi ibahe umugisha. Mureke dusenge. Data uri mu ijuru, turagushimiye ku bwa kino cyigisho twigishije, tugusabye gushyira ibyo twize mu bikorwa kugira ngo tukugaragaze. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.